Hi guys, nongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema gukurikira umuyoboro wa P-Mining TV. Nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi mbabwira ko ntazahwema kubazanira ahantu haguha amafaranga. Yes. Okay, twagarutse rero turi hano kuri iyi live. Turi hano kuri live ukoreraho amafaranga ugahita utangira kuyabikuza nonaha. Icyo usabwa rero nta kindi, kurikira witonze tugendane maze nawe urebe ngo ese iyi live ngewe nayigeraho gute. Twagiye. Icyo usabwa nta kindi, kurikira witonze maze nawe ubashe kuba wakwinjira kuri iyi live kugira ngo nawe utangire gukorera amafaranga kandi uhita ubikuza nonaha. Cyane cyane hano ndabwira igitsina gore. Hano igitsina gore ni amahirwe mudakwiye gutesha cyangwa mudakwiye guta. Ni amahirwe umuntu wese yakwisangamo. Okay. Hanyuma rero iyi turasubira inyuma ho gatoya kugira ngo buri muntu wese abashe kumva neza iby'iyi live cyangwa iby'iyi application igiye guhereza amafaranga wowe cyane cyane igitsina gore. Igitsina gore ukigeraho tutangira gukorera amafaranga yihuta cyane, menshi cyane kandi. Ariko igitsina gabo cyo ndakigarukaho. Igitsina gabo kirayakorera ariko ntago ari menshi. Mutangira kubona amafaranga menshi mugeze kuri level ya 5. Abagore rero abagore mucikwe n'aya mahirwe. Okay? Rero ugiye kubagezaho aya makuru nk'uko bisanzwe ni Felix, naho channel yo ni P-Mining TV. Bahaye ikaze. Wewe mushyashya kuri uyu muyoboro, ukanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo nawe ngiye nkugezaho ahantu hatandukanye wakura amafaranga. Twagiye. Okay, hano rero ku bantu bashyashya murinjira muri Play Store nk'uko bisanzwe. Urinjira muri Play Store ushakemo application twita Pop Live. Okay? Hangaha urinjira hano Play Store hangaha. Yes, hangaha urinjiramo maze udownloading application twita Pop Live. Okay, turagenda. Tegerezo gatoya. Ngo ndimo ndabarangira ahantu mushobora gukura ino application. Hanyuma ugende wandike Pop Live. Pop Live. Sorry, Pop Live. Ukiyandikamo ihitiza. Okay? Pop Live. Okay, uraza ukayireba, uraza urebe iyi ngiyi. Dore iyi ngiyi niyo uri gukoresha, iyi ngiyi ifite ino logo isa gutya. Okay? Ariko je nari nyifitemo ntago nirwa nongera kuyidownloadinga, ariko wowe uraza kuyidownloadinga. Okay? Hanyuma nurangiza uraza kuyisanga yageze hehe hano muri application ahangaha. Okay, iyi ngiyi murareba ni iyi ngiyi muri application twita Pop Live, ni iyi ngiyi. Hanyuma nurangiza urayifungura. Uraza ifungure je narako nangije kuyifungura ndanayikoresha, murabibona. Murareba mazemo kugira aya mafaranga. Reba hano. Okay, maze kugira aya mafaranga ahangaha. Aya ngaya. Aya ni amafaranga ngomba kubikuza, ni amapoint ngomba kubikuza. Dore n'aya ngaya nandi. Okay. Urareba rero ni ibintu byiza, ni ibintu bikora, urayabikuza ugatangira no kuyarya. Iyo wujuje 100 uhita uyabikura. Kandi 100 bikorera amasegonda make cyane rwose winjiye kuri live. Cyane cyane ku gitsina gore. Okay? Hanyuma nyuma yo kureba iyi video, nuza kubona ukwiriye kwinjiramo, urambwira nzagufashe kuguhereza application n'ukuntu wafungura account. Okay, ndaza kureba abantu mukeneye ukuntu mungana mbafashe
gufungura account, muraza kwandika muri comment abakeneye gufungura account mugatangira gukorera amafaranga kuri Pop Live, hanyuma mbafashe. Okay, iyi application ndakubwiza ukuri ni application nziza cyane ushobora kubyaza umusaruro kandi mu gihe gitoya. Babandi rero bavuga ngo ni scam bakemera uko babonye, uzambwira nyuma iyi application numara kutangira kuyikoresha. Okay, reka rero ne kuyivugaho byinshi cyane, nagira ngo ndebe abantu muyikeneye hanyuma nze kubafasha nyuma dufungura account. Ndaza kubahereza na invitation link ushobora kujoininga nawe ugafungura ino account. Bye bye, tubonane muri video ikurikiyeho. Ku bantu muza gukenera gufungura account, turaza kuza dufungura account. Yes.